This is the story indirimbo Elvis Presley ngiye kubwiraho. This is the story song by Elvis Presley released in 1969, recorded at American Sound Studio in Memphis. The song is featured on the album From Memphis to Vegas and Vegas to Memphis. This song details a melancholic tale of heartbreak, loneliness, and a world falling apart. Ubu nsigaye ncuranga indirimbo yacu mfite ifoto yacu iruhande rwanjye kubera ko nzi ko ntazigera nkwibagirwa. Hongera nkanasoma ka kandiko wansigiye umbwira uti uramukunda kandi unsaba n'imbabazi ko mugiye kujyana. Iyi niyo nkuru y'umugabo umeze nkaho isi yamurangiriyeho. Iyi niyo nkuru ibabaje umutima. Iyi niyo nkuru y'umugabo usa naho isi yamurangiriyeho. Iyi niyo nkuru yambabaje umutima. Iyi niyo nkuru yababaje umutima wanjye. Yego, iyi niyo nkuru yababaje umutima wanjye. Ubu nkina ya ndirimbo twajyaga ducuranga ndi jyenyine mfite ifoto yawe iruhande rwanjye kubera ko nzi ko ntazigera nkwibagirwa. Urwandiko wansigiye ukambwira ko unsaba imbabazi ariko umukunda kandi mugomba kugenda. Iyo mbyibutse ndababara cyane. Iyi niyo nkuru y'umugabo usa naho isi yamurangiriyeho. Iyi niyo nkuru imbabaza umutima. Iyi niyo nkuru imbabaza umutima. Amagambo ari mu ndirimbo y'umuhanzi Elvis Presley This is the story yo mu 1969 iri kuri alubumu From Memphis to Vegas. Wakoze kubana nanjye, ari igitekerezo cyangwa inyunganizi wanyandikira muri comment. Nibagiwe kandi like na subscribe. Wakoze, ugire ibihe byiza.